niyo mpamvu nasabye uruhushya ko mushaka kuba mufite kuri gahunda akandi kantu kagiye kubanza ariko kwicara byo narabyemera rwose. Genda ube wibereye mu byicaro bakwakire, ariko ndabona abana bongere bakomere nabona. Ndagira ngo baba ari wacu mushinzwe kumenya abashyitsi mwegere umubyeyi kandi mugire icyo munyiremo. Ndagira ngo munyegere hano serivisi hano munyegere hano. Yego. Ndagira ngo banyegere bari kuri serivisi hano. Ariko umubyeyi mu gihe biri gukorwa neza bamwitaho, uyu mubyeyi ndagira ngo yadusanze mu gitaramo cyiza, ndetse ashobora kuba yagendanye n'intore ndetse n'abaririmbyi bazi kuririmba neza. Ariko ndagira ngo muri kano kanya mbere yuko korali iwacu ishyiramo uruhanika tugashyiramo nebero n'inanga tukanezererwa Imana, maze itorero iwacu bikaza kuza tugashyiramo n'umurya wa kinyarwanda. Umubyeyi ndagira ngo iyo mubishima mukabishaka mureke twumve ibyo umubyeyi yakomeje kwititsa, wasanga atari ugutitsura ahubwo ari ubuvandimwe. Buri icyo nagira ngo nuko nabonye inyota tarakayitsirika neza. Ubwo rero niba abana bongeye gukomera buriya yasomye inyota yayitsiritse, niba uraza kuvuga nta makaraza ngaho nekazereze naho umuvuduko wawe ko aricyo gihe tugezemo saro kwihuta bya bindi byari bya kera tukiri batoya. Kwihuta byo no mu zabukuru muragerageza agahanyagaza kandi ko kwereka abakiri bato urugero bazajya bazarira. Muvandimwe ni Felicien, kumva rwose muteze tumaze kumva ko mufite igitaramo cyiza cyo gushima Imana. Twateye haleluya y'imbaraga, turavuga tuti abavandimwe baracyashima Imana. Bigaragare ko hari ibitangaza byinshi bikoreka mu miryango yabo nk'uko byahozeho. Twishimira kuza gufatira inama. Tukigera hano rero, ikintu cya mbere cyadushimishije ni uburyo mwatwakiriye. Mwatwakiriye neza, twumva tuguwe neza, dusanga rwa rukundo rw'iwanyu ruracyari rwa rundi ntiruratituka. Umuntu aragera kumva arishimye, akumva adasusurutse. Kuri tubanje kwashimira uburyo mwatwakiriye rwose tubikuye ku mutima. Ntabwo twirengagije kubanza gushimira Imana yo yabarinze ikabaha n'ibihe byiza, kandi natwe yaturinze tukaba tugishobora kuza kuganira n'abavandimwe. Nishimwe rikomeye cyane ku Mana yacu yatugejeje kuri uyu munsi mwiza. Mugitangira igitaramo rero ko twari duhari, nashimiye uburyo Pastor dusengeye ashima Imana avuga ati Mana udukorera uduha ikiri ku mutima. Iryo jambo ryashimishije cyane kwe yongeye kubishimira Imana. Imana yacu duha ikiri ku mutima. Twatuba natwe turi muri uko kwizera ko ikiri ku mutima uno munsi Imana ikivuga ko twasenze twizeye. Batamye ko aho yasengeye bafite kwizera kuzuye gukomeye. Tuzi ko ikiri ku mutima wadusabiye ku Mana, Imana iri kiduhe kandi iciye mu bantu hamwe beza bayo. Uvandimwe Felicien, twari tuzi neza ko iyo tuje mu gitaramo nk'iki, iyo dufite ijambo ryiza dukeneye kubabwira, mutege mutwe mu mwanya.
umwanya rero mukama uduhaye nkaba nifuza kugira icyo babwira ariko mbaje kubatura nk'uko umuco wacu mwiza wa kinyarwanda wabudutoje. Reka nsabe muhereza n'ubundi yongera nyegere hano twahe ituro twabateguriye.